Okay, ndongenda gusuje cyane yitwa Sajangwanovic kuri jezi nziza cyane kabisa. Umeze ute? Wayibonye? Uyu ni umwambaro urabona ko utandukanye na bya bitenge. Iyi ni jezi kabisa karite ngira ngo nimero ya mbere, ngira ngo wabibonye wari uri kuri shop, jezi nziza zigezweho z'abafana, ngira ngo ni jezi uburyo bayidusobanure wari uhari batubwiye yuko yari mu gihe cy'ubushyuhe. Shobora byibura kugufavoriza ubushyuhe niba kugeraho cyane ukumvamo akantu k'ubukonje cyangwa haba hakonje cyane ukumvamo akantu k'ubushyuhe. Ni jezi nyine ntabwo ari umwambaro gusa wo kwambara, ahubwo ni n'umwambaro ushobora gustabiliza ngira ngo umubiri ubushyuhe ukabusa nkaho bugabanya cyangwa se ubukonje gasa nkaho bugabanya. Imeze itese namahoro ariko se ku mafaranga makeya nibazo no mwambaro abakunzi ba APR cyangwa isi muri rusange igihugu muri rusange ibyo cyari gitegereje, ngira ngo ubu ngubu cyasohotse noneho babibonye. Jezi nshyashya ziri ku isoko ku mafaranga makeya kandi jezi ya karite, home kit, away kit, sad kit, ngira ngo amatiningi wayabonye, jezi sanzwe, dukoti nk'utu nambaye, ibikoresho byose birahari, hari ingofero, hari amatasi, hari ibintu byose bijyanye na equipe ya APR byose birahari kabisa. Hanyuma rero sasa ni wewe wa mbere uje kubifungura. Iyi myambaro iri ku ruhe rwego imeze? Ngira ngo ni imyambaro nimba ujye ubona, ngira ngo ni company bakoranye imwe iri ku rwego rw'ikora za Wigan, za Sevilla, za Maracana. So ni cheap, ni jezi zo ku rwego karite ya mbere. Baraza kuzireba, bazazigure bazaza kuzireba cyangwa umwambaro nusoka bazawureba, ngira ngo wageze hanze, ariko ni jezi zo kuri karite ya mbere, ni jezi kabisa ubona ukabona ni jezi. Hanyuma nayibonye aka video twakoze na Wasiri muri Stade Amahoro, ngira ngo turimo turamobiliza Amavubi. Wabonye ko ngewe kuyivanamo byarihuse ko ni jezi, ariko ngira ngo cyaje yango kuvamo abonye ko yarwanaga nayo itenge nyine kiba cyafasha ku mubiri kuva byanze, ariko ngiye kari super gate kavamo kari flexible kabisa. Oya Wasiri impamvu Wasiri jezi yanze kumuvamo, uzareba ka video ngiye nakuyemo jezi karite ya mbere ivamo mu buryo bworoshye nyine ugahita unagira umuntu, ariko Wasiri we yarwanye nayo kurumva super vaccinaga babyoroshye byari ibibazo kabisa. Hanyuma rero navuga ngo izi jezi buri mwamuritse uyu munsi umuntu yaza akaba yayibona, ariko kubakunze ikipe ya APR ngo ndavugisha ukuri cyane, navuga ngo wenda jezi noneho zirabonetse, umuntu yizere ko abakunzi b'ikipe ya APR no bagiye ko bafite jezi nyinshi cyane ku buryo na equipe muhangana wera tuvugishije ukuri yabaga nka ari ifite jezi nyinshi cyane ziri mu bafana bayo ku buryo nayo mugiye kuyihatana ku buryo muzanayicaho. Ni ibintu byo gushimira equipe ya APR, ngira ngo ku bufatanye na Tike, ngira ngo batuzana igikorwa gikomeye. Abafana bahoraga barekarama buri munsi jezi zirihe nta mwambaro w'ikipe tugira, ugasanga yambaye umwenda wa Juventus, yambaye Newcastle, kabona nyine aragerageza kujyanisha muri akantu k'umukara n'umweru, ariko atari jezi ya equipe. Ubu rero jezi zasohotse, hari home kit, away kit na sad kit, ziri ngira ngo kuri UTC ku muryango wa 3.5 ziri Nyabugogo kuri gare ndetse ni Remera. Mu gihe cyiza ziraza kujya no mu ntara ngira ngo za Kayonza, za Musanze, za Muhanga, ahantu hose za mu Bugesera, Nyamata, hose jezi ziraza kuza gusesekara mu gihugu. Ndashishikariza rero abafana ba APR kugura umwambaro wa APR. Byaba bibabaje, byaba biteye agahinda, byaba biteye isoni, nta nubwo byaba ari ubusirimu kujya kureba Club Giant wambaye umupira usanzwe cyangwa undi mwambaro cyangwa jezi ya Newcastle cyangwa ya Juve, utambaye jezi ya Club Giant kandi zarasohotse. Ndashishikariza abafana bose kuzigura ku bwinshi, na amafaranga makeya, ni igiciro cyoroheye buri mwe wese, zigenda zirutanwa bitewe na karite. Hari za 17, 15, hari agakoti keza nka kano, hari amajampa n'ibintu byinshi, ngira ngo bazaze gusura bazareba. Ndabashishikariza kuza kureba shop ya APR bazabibona. Iyi jezi ngo wajya kwisabisha umugeni bakayigura inaweza kukupa ndoa bila kupenda. Ishobora gutuma ukora ubukwe utakundanye n'umuntu, mugahura gusaka kureba jezi wambaye akakubwira ati tujye ku murenge mutegeza mukundana. Jezi ya APR ngo inaweza kukupa ndoa bila kupenda. Ushobora guhura n'umuntu gusa yambaye agashiduka tujye mu murenge mutigeza mukundana. Hanyuma reka twigarukire inyuma kuri uyu wa gatanu, equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iraca cyane ikipe y'igihugu ya Benin. Ni match ikomeye cyane. Amavubi bavuga ngo dutsinze ikipe y'igihugu ya Benin tugatsira South Africa igikombe cy'isi twaba tukirimo tayari, twaba tukirimo neza cyane. Match equipe y'igihugu y'u Rwanda, wowe nka Jangwan umuvugizi w'abafana ba Club Giant, equipe imwe mu zikomeye mu gihugu, wowe uri muritegura gute?
ni match twiteguye ku rwego rukomeye kandi mu nzego zose, haba ku buyobozi muri ministeri, haba Ferwafa, haba staff technique, haba abakinnyi, haba abafana n'abandi bakunzi bose b'Amavubi muri rusange. Ni match twiteguye, dutegereje gusa Umana izadufashe tugeze kuri uyu munsi. Abafana bafite morale, ngira ngo nahoze ngana na Mangwenda nibwo yarakiza, yambwiye ati njangwa ni mazi igihe kinini ntaherukaga muri equipe nationale, ingufu zose ntigeze nkoresha, uyu ni wo munsi wo kuzikoresha. Navuga yuko ku munsi wo kwa gatanu ngira ngo Karikeza tutagiye kubecanya iriya match ni tubura win, ndibaza ko nubundi ikizere wenda nticyari 100%, ariko byibura n'ikizere gike twari dufite kiraba cyoyotse burundu. So niwo mwanya rero ngira ngo Benin ntago rwa mbere twitsinze, ushe twatsindiye hano 2-1 urayibuka. Tufite morale, abasore bafite morale, ngira ngo bari bavuye gukora win, gukura amanota 3 kuri Zimbabwe away. So dufite morale rero, nshimira n'ubuyobozi bwa Ferwafa bwaje, ngira ngo abonye ko bwa motive abakinyi mu buryo bw'amafaranga, prime yabo barayibonera ku gihe, motivation irahari ni nyinshi, umutoza ameze neza. Ndibaza yuko ku mahoro hatoki muto ari Amavubi nabonye, squad nabonye, abakinyi dufite, even Barcelona cannot survive there, cannot survive kabisa. Niyo waza ni Barcelona ntabwo survive, biragoye ntiya surviving. Ariko se nabonye hari umuntu wambwiye ngo wowe na Wasiri ngo mwahuye n'umutoza mwaganiraga iki umutoza w'ikipe y'Igihugu? Ngira ngo umutoza w'ikipe y'Igihugu yatubwiye ibintu bigera nko kuri 3, ibintu bigera kuri 3, ariko yaradusekeje cyane. Yaratubwiye ati ibyo abantu batespectinga, ibyo abantu babona bidashoboka, babona nyine bitakunda, kuwa gatanu nibwo bazayibona. Bene izatakwa ku rwego rwo hejuru kuva ku munota. Fiacre yarambwiye ngo, Fiacre yaransekeje cyane, yarambwiye ati jangwa se uri murambwiye, nanamushimira by the way performance yo muri match nkazingaye zeruka muri equipe nationale. To be honest, umuntu avuze yuko ari we kugeza ubu ngo MVP wa equipe nationale, ntago umuntu yababeshye. Urebye ngira ngo save yagiye akora ku ma big games, haba Nigeria nubwo yaje kudutsinda, ariko ngira ngo uburyo agarura equipe mu mukino buri segonda buri mwanya, kandi ku munota wose kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma, communication yiwe n'ira defense yiwe n'abakinyi bari imbere, uburyo ari pose mwiza mu confidence, uburyo azamukizere, ubona Malolance zigukinisha amaguru, akora amasep. Fiacre yarambwiye ati jangwani Benin narayibonye, Nshuti ubwo niwe ndi kuvuga, Benin narayibonye, habana kipa wana shati golini, yani wanapazia, kuna pazia golini. Aho we icyo dukora gusa ni kimwe, no kaziyo ni mwizamu, ni hanyuma tugaruka ku mutoza rero. Umutoza rero atubwiye ngo ndajya mu kisi, nibyo jambo gusa tubwiye ibintu byinshi, aravuga ngo ariko ibyo ntimubifate, nimushaka mubite atubwiye mufate iki gusa, ndajya mu kisi. Umutoza w'ikipe y'Igihugu we na Wasiri yarababwiye ngo byinshi y'amataktika, arambwiye ati ariko ndabizi kumenya ubwanyu ku mupira bushobora kuba atari bwinshi, ibyo ntibaruke ntimubifate, mufataka nkako karoroshye, ndajya mu kisi. Hanyuma mwese mumubwira ngo iki? Twarasetse. Wasiri se ntago muzi cya gitwenye cyewe yisetsa, angaye atari ko jangwani, ibintu uko mbona bikomeye kurusha gukuramo Singida. Ariko umutozo urumva afite ikizere, of course natwe tugomba kugira ikizere. Ngira ngo twagiye dutsindwa urugamba, ariko ntago twatsinzwe intambara. So rero hari match twagiye dutakaza, ariko nibaza ko tutatakaje qualification, twatakaje ama match, ariko nibaza twatakaje utu etape, ariko ntago tugiye dutakaza tour. So uyu ni wo mwanya mwiza, ngira ngo Karike tugomba kubaka ikintu, tugomba kugira ikintu nk'andi makipe ibindi bihugu tujya kumva, twavuga ati stade Amahoro, wenda ibyo mu rugo ibya hanze ntitubizi, tugenda tujye gushaka draw n'urangara tugukura 3, ariko mu rugo hatoke muto. Hanyuma se we nka jangwani, iyo rubonye squad equipe y'Igihugu y'u Rwanda ifite, ukabona uko bimeze, nibyo wagiye uganira n'abakinyi ndetse n'umutoza, ubushobozi buhari bwo ikipe y'Igihugu barakubita Benin. Manzi yarambwiye ati jangwa wowe na Wasiri muri abanyamahirwe cyane, mushobora kuba mukivuka muryamye kwa kuno umwana bakivuka bamwambuye umubyeyi bamuryamishe hirya, ushobora kuba hari akaramarayika karaje kakakora byose muzajya muvuga byose bizajya bigenda neza. Ati bari abagara frere bacu ba Hemedi, ba Claude Muhawinimana, ba Emile, ba Vandame, nabantu bahuye n'ibibazo cyane, bavugiraga ikipe kuri match, ngira ngo kuri journée nk'iya gatandatu nk'iyo turiho, ikipe ifite inota rimwe cyangwa 2, ariko mwe muvuga ikipe ifite inota 11, ibintu byaherukaga kera cyane. Ati rero kuwa gatanu muravugira ikipe ifite inota 18, ibintu byaherukaga kera. Yambwiye ati kuwa gatanu, ati mu masaha saa 1 n'igice saa 2 gutyo
muramuvugira ikipe ifite amanota 18 reka ngewe bro reka nkubwize kuri narabuze ikintu kinjyana muri Amerika bana na prize visa inshuro 80 barayenyima ubusaba bazanyima bashingiye kuki Amavubi ni mu kisi uzanyima ushingiye kuki na prize na Kenya green card byaranze ubu uzahera he wahera he umuvugizi wa mbere mu gihugu wahera he ntibishoboka ese wowe na Jangwa na Mini na Wasiri muzaba mwe mwateguye muti igikorwa cyanyu mwe muri stade Amahoro match muzayirebera muri VIP muzayirebera mu bafana please yo ku rwego rwo hejuru ngira ngo abantu benshi bajyaga babona Wasiri ku Mario Day nandi ma match ya Sport ngira ngo ari umu MC ariko ngiye bari batarambona nzaza mu ishusho ya Hamed Medar ntago nzaza mu ishusho ya Haji Manara cyangwa Arikamu Ahmed Medar shobora kuzaza hazaba ari ibintu bitebwo ngira ngo uribuka celebration y'igikombe kuri Musanze uburyo naje biriya bya actually nari muri stage ubu rero ninjiye mu kazi bazayibona by the way hari na tombora nshimira n'ubuyobozi bwa ngira ngo bwa Ferwafa nkuko nabikubwiye na ministeri ubundi imbere Amavubi yarakinaga abantu bakaza kwinjoyinga umupira gusa rimwe na rimwe ntibana winjoyinga ko twaga twatsinzwe ariko umuno hari byo kwinjoyinga byinshi apari yuko Amavubi ari gutsinda ariko hari nibindi bintu byinshi byatumuza kurira match umuntu uzagura tike akaza mbere ya saa 6 afite amahirwe yo gutombora jezi officiel ya equipe y'Amavubi apani zingi za pirate bacuruza jezi officiel original y'Amavubi no mu mukino mo hagati muri half time harimo tombora ziteye ubwoba kandi nagari byane byo kuvuga ariko buriya ngo Jangwani ngo ubwavugira equipe ya APR ngo buriya ngo ntazabiha ngo abafana ba APR gusa ngo cyangwa Wasiri ngo ntazahingamira muri oya ni icyuma ni technology urabizi ko nta kubera kurimo ibintu biba biri mu mucyo hazaho gutombora ibihumbi 100 ibihumbi 200 ibihumbi 500 na miliyoni so ikintu usabwa rero niki ni ukugura amatike menshi niko n'amahirwe yo gutsindira ibyo bihembo ategu kandi mushobora kuzabona surprise yanjye na Wasiri imwe cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi mushobora kuzayibona ntago ari uburyo bw'ibyo ngibyo byo kwemusinga gusa mushobora kuzabona ni surprise yo ku rwego rwo hejuru abantu babitega ndashaka kuzakora gashya Wasiri akatera penalty 5 ndi mwizamu mfutse igitambaro cy'umukara mu maso ntagiye nimwe yinjiza nzafata penalty za Wasiri zose nikiwa navaa kitambao cheusi machoni ayitera nyifata no nge najya mwizamu mutere nyamba yabure nimwe afata we kuri uyu wa kane muri emergency committee n'ubwa mbere wajyagayo ariko noneho ugiye kujyayo ari wowe ugiye gusetsa abantu urabatsetsa kwe shareka nkubwiye zewe nzaseka ko byonyine nge niyo mbonye Wasiri ndaseka so Wasiri byonyine kumureba birasekeje niyo atavuga niyagenda kiyagarara gusa ubona gisekeje ko Wasiri y'umureba wabona nk'icyana cyavukiye mu bisubizo ariko realite sha birahabanye so abantu bazaza ari benshi ngira ngo tuzabashimisha barabizi ni ibintu byacu ntabwo twebwe twandika ngo tuzatera blagues ni freestyle twebirizana ngira ngo abandi babigiyemo bari abakomediye babigiyemo ngira ngo bakuze kubera ubuzima ngiye navutse mvuga so urumva rero ntago bahangana nanjye hanyuma rero equipe ya APR yakubiswe imikino ibiri ntago nari nakubwiye kuri pyramide yaguteye umukino ubanza no kwishyura ikurusha nyumuze ngo kurusha ikipe yakushika gutsinda iba yakurushije ibitego 5 ni byinshi ngira ngo bwa mbere bwo match kirangira 3-0 turi ejo match yabo ejo bundi badutsinda 3-0 ngira ngo mwijoro narusi inzozi ndozi ngo Fiacre ari mwizamu rya APR ngo Mangwenda ari kuri 3 ngo Ange Mutsinzi ari muri axe hagati ngo ya Clement Yunusu na Swane ngo bishakamo umwe ngo uri buze gukora partnership nawe ariko ngo mbona Casemiro ngo imbere yabo ngo mbona na Muhire Keve ari imbere ya Casemiro ubwo nibyo bita box to box imbere yabo ngo nimero 10 ngo mbona umunyamahanga ngo nari inye imbere ya batatu uruhande rw'ibumoso n'iburyo n'umwataka ngo bose mbona ari abanyamahanga ngo mbona umutozo w'imyaka nka 42 w'umujene wambaye amadeshire ngo uri kuri bande touche udatuje umeze nka kure kwa ba Klopp ba Guardiola TikTok nyinshi ngo mbona ngo 5 star harimo na perezida w'icyubahiro wa APR ngo bari muri tribune noneho ngo ndote twagiye gutombora ngo ariko mbona pyramide ngo ise nkaho yiruka ngo twatomboye Ashanti Kotoko de kumasi ya Ghana ariko ngo mbona pyramide irimo iriruka ngo nkajya mbwira ngo umuntu warushinzwe gutomboresha muri CAF mubwira ngo ndashaka iriya ngo mbona ngo irimo iriruka ngo yabyanze Karikeze
nibyo koko barantsinze nibyo koko barantsinze aggregate ibitego 5 home and away ariko karike tubaye realistic tuvugisha ukuri ntayo tubaye realistic match ari warayibonye home karike byabaye by'umupira narase occasion enye ziri net n'igitego cya gatanu cya Mamadusi cyagiyemo bakacyanga kuko ntiyaroroje video zirabyerekana umusubiyemo karike match are ubundi niho naburiye qualification match are none se mbona ko umupira ntago uri mu ruhande rwanjye urana nahise mbona ko nka kwa kundi ushaka gukunda umukobwa kamugurira imodoka ukamwishyurira amashuri ukajya muri Saragasa neza ukamujyana iwanyu ukamwerekana ukamusohokana ukamufata neza ukamugurira n'imodoka agakunda umukanishi nibyo byabaye twakinnye umupira neza dukora ibintu byose duha umupira ibintu byose dukina passe turataka umupira wikundira Pyramide mbese nabaye nka mujama wakunze umukobwa mu ibintu byose umukobwa kwikundira umukanishi twahaye umupira ibintu byose wikundira umukanishi ari bita Pyramide match irangira kutyo nyine ariko away ho navuga ko bagerageje byibura kuturushaho baraturushije ariko karike turimo turubaka kandi nuko wenda iyo bigeze iburayi ho mu ba professional mukavuga ko projet yo igomba kuba ihari Guardiola arimo arubaka Liteta ariko byagera mu Rwanda ho APR yo nta projet igira igomba kugura igahita itsinda kubera ikitagira projet kubera icyo mutavuga ati rimiri ubaka ibintu boro uyu n'umwaka wa gatatu reka tuyebye buri myaka 5 imyaka 6 why not ariko mukavuga ngo yaferinze yaguze abakinyi kurusha Pyramide ifite abakinyi ba miliyoni 2 z'amadolari Pyramide ifite abakinyi ba miliyoni b'ibihumbi magana Pyramide ifite abantu bahemba ibihumbi 34 Fiston Karara Mayere ikipe yaje kumushaka itanga miliyoni 3,500 iramwimana dusesagura paraporo yi paraporo y'amagaju of course niyo mpamvu nanjye ntwa champion 6 nikurikiranye ibyo biri obviously aho ndabyumva ndasesagura ko ndazirushanye ariko nanone se ndasesagura ku rwego rwa Pyramide ku rwego rwa Simba Nayanga ku rwego rwa Mamelodi nara ziriya zirinjiza iki zinjiza amafaranga twebwe ari bwumve twatatse ko twahombye ntago mwahombye ariko stade se ni wari uhari wowe ari amafaranga wabonye ninjije kuri match ya Pyramide wowe wabonye ari make amafaranga APR ikora ubu sindi mu bucuruzi sindimo ndinjiza ese none se sa izi jazz ntizigurwa se sa abakinyi ubuse Lampte sinamugurishije amafaranga why not na sezita uzoshobora kubona bagiye mangwenduza amafaranga namugurishije muhajiruza amafaranga namugurishije ba andise tuza amafaranga baguzwe cyo se kwinjiza ndimo ndakora ariko no ndinjiza rugumba nakigihombo jya wari bwabone nkondesha kampanye yo gukanisha akanyenyeri campaign yo gukanisha abana akanyenyeri ko kwinjira kuri stade oya twiye twicaye tugakora garadi na gusimwe tutanabitekerejeho miliyoni 500 zirinjira ariko abandi miliyoni 500 zirinjira ayushobora kubiza ko zatashye ari umuntu ugibeshya Minadef ko wabeshya Minadef ko wabeshya abasivili wabeshya Minadef bro ntago bikunda ntago niyo mpamvu none natashye nari umwere ntago Minadef ushobora kuyibekera cyangwa ngo ibeshye niyo mpamvu none twatashye twarabere niyo mpamvu yaturekuye ntago ushobora kubeshya Minadef cyangwa ngo ikubeshye ntago bishoboka ntago byashoboka tandukanye n'abandi bakora akanyenyeri se zose ugasanga ni miliyoni 5 ariko tugaruka inyuma Super Coupe hano mu Rwanda ntabwo bambabarire nta hantu biba numvisha abantu bivugisha ngo Super Coupe ngo hagati muri champion ntago muri Espagne ikinwa ryari ntikinwa mu hagati muri champion mu Bufaransa suko bambabarire Super Coupe ndayisha bambabarire kandi ni mu mahoro umusaza twubakiye stade nago bazongera kujya bajyana match zikomeye ngo Inyamirambo ngo sigiye ngo mu ntara ni mu mahoro bambabarire Ferwafa mu nyumve Ferwafa Perezida Shema na wahindi ibintu byinshi amavubi barimo na prime abasifuzi barabongereye amakipe ongeye bita udakora ikosa niwite mu ntambwe ziduzi zo gukura Super Coupe udakora ntibagushuka Super Coupe igomba kuba kandi muri haravamo amavubi dukina nka championnat match ebyiri bashaka aho bashyira Super Coupe muri uku kwa 10 bambabarire batubabarire uye mu kwa 10 kuturimo nyakubahwa Perezida Shema Fabrice ndagusabye nabo muyoborana Super Coupe bayobozi ba ligue sinza babishinzwe Super Coupe mutubabare Super Coupe mutubabarire umuntu nashaka
umuntu nashaka azasibe ariko ibe ni umuntu ntazazi ariko izabe ibe muri uku kwezi kwa 10 cyane none no kujyana nabo confirme mobilisation twajyaga tuyikora mukaduha gatike nzakorera ku buntu mobilisation ya super coupe nzayikorera ku buntu iticanye muzayigumana ariko ibe bambabare nashaka ndayishaka bambabarire kwishaka bundi wayitsindari watsindari ngiye gukora amateka bitanu none sinabivuze ishoro njye ukajyana Brage uyu mwaka ndatera umuntu bitanu Dabi ndakora amateka ntera umuntu bitanu bari abasaza nabonye bari abasaza nabonye ejo ndi kuri Gasogi bitanu ariko warayibonye match ya Pyramide warayibonye uzi ko batashye nuko twatsinzwe 2-0 tinya ko batashye bavuga ngo super coupe ngo nta kuntu twayikwepa ngo abantu mana y'isi n'ijuru mana waremye isukare mu ijuru super coupe nitaba umupira wo mu Rwanda ubwo turaba dufite aho tukarasa rwose ntahantu biba ntahantu biba ntibibaho bambabarire ariko cyangwa n'ufite ubushobozi bwo kwitsinda cyangwa Rayon Sport ni gutsinda kuri super coupe hazabiki mu matora ariko izantsinda mu matora ngira ngo nibyo muravuga nose yantsinda gute mu mupira zuri muravuga Rayon Sport ni gutsinda muri super coupe kandi uri murayishaka wayishegeye ntabwo nashegeye Rayon Sport nashegeye super coupe kuko sinzi yo nzakina nayo reka ngo ntabwo ndayime oya why not ntakina why not hari muri kipe azamutse mu cyiciro cya kabiri twagikomeye why not ntakina na Gicumbi byamaze kurangira byo ikatubivana bya Gicumbi uzakina na Rayon nyewe ntabwo ndi gushaka ikipe ndashaka igikombe cya super coupe kuko ngewe nzagikina ni itegeko ndashaka ro super coupe ikipe muzahura kuri super coupe umva nyine nta kibazo ikipe muzahura kuri super coupe ni bitanu ni gutsinda hazabiki ni bitanu ikipe muzahura kuri super coupe ni gutsinda Pierre mwizamu oya buretse Suwane na Krem Kagege na Claude Sekiganda Dauda na Dao Watara Barafinda cyangwa se Kiwanuka cyangwa Ruboneka Togwe cyangwa Mamadusi ndatera umuntu bitanu ni gutsinda kuri super coupe cyetse nimba izantsinda cyetse nimba ari amatora uri kuvuga cyetse nimba ari amatora uri kuvuga hazabiki itonde equipe wayishege ni gutsinda kuri super coupe hazabiki nzavugira Reyo ukwezi baba babishaka nk'abafana batabishaka ngewe nzajya nyivugira ikipe muzahura kuri super coupe ni gutsinda uzagera gute nzavugira iyo kipe ukwezi abafana bayo cyangwa abayobozi baba babishaka batabishaka ngewe nzajya nza ngushake nyivuge ibigwe uyivuge neza batantumye nyivuge ni kandi neza ukwezi kose cyane kwitabira ibikorwa byayo byose fande CDS Baraka Haji Muganga afande Alex Kagame afande Nyakarundi Akose afande Ibingira perezida w'icyubahiro wa APR afande chairman tsindwa niriya kipiri ese komite perezida w'ibunini ko nabonye akantu ngo hagati ya komite ngo hagati ya perezida ngo n'umutoza ngo sinzi hanyuma reka dusoze byagasoge babyegetse kuri nde iriya ngo asinga ide bari babuze babyegeka oya gasoge babyegetse oya se nabwiye Wasiri abwana Wasiri wazanye umuntu umwarabu ariko w'ingoma urabyuko nayo kubwiye ni n'uw'ingoma na muri umwarabu wa muzungu aramonye yavugaga ni kuruhu n'umwesikoro cyangwa umunsi mwiza wanyu asante bro asante kandi merci beaucoup nshishikariza abafana ba pe nanone gukomeza kugura umwambaro wa equipe yasohotse amajezi meza y'uburyo bwose y'ubwoko butatu butandukanye urona hari amarakoste hari amajampa hari ubukoti nk'uko namba hari amatiriningi hari ibikoresho byinshi bya APR match ya super coupe tuzabe twambaye umukara n'umweru ariko noneho wa jezi nera umuntu kuko ndabizi twe tuzagura amatike twuzuye stade ko ntibazaza I know ntibazaza niyo makuru mfite ntibazaza asante brother waba ufite inzozi zo kwinjira mu mwuga wo gufata no gutunganya amafoto n'amashusho Inyarwanda Limited ibinyujije mu ishami ryayo Inyarwanda Art Studio yishimiye kumenyesha abifuza kwiga multimedia bivuga videography, photography ndetse na graphic design ko yabateguriye amasomo y'amezi 6 abahesha certificate yemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi ngiro Rwanda TVET Board RTB. Kwiyandikisha bizatangira tariki 3 Ukwakira 2025.
amasomo agabanijemo ibyiciro bibiri: amezi 3 ya teori na pratique n'andi mezi 3 ya stage cyangwa internship na project based learning. Ibisabwa bisange ku rubuga artstudio.inyarwanda.com cyangwa uduhamagare kuri 0735 849 460. Wanatwandikira email kuri art@inyarwanda.com. Wanadusura aho dukorera mu igorofa ya kabiri y'inyubako La Bonne Adresse. Murakaza neza. Murekate kumbona utemba itoto ibanganire ngo nanjye mbwira biwanye. Nibisanzwe nuko umuntu aba yaramenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare. Ubuse mama ko nge ntabona amafaranga kuri izo nyama za buri munsi. Yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose. Ubibanga namenye ni umuceri imbere ya mbere muri Tanzania wa Bemama na Baba Rice. Naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko. Bikaba karusho. Kandi buriya agafayini kazania nako ni ingenzi wanjye. Uwo muceri utumye utemba itoto gutyo cyane rwose. Ariko naho urashoboye ubusujya muri Tanzania kugura umuceri. Ashwida Aloy Supply Company barahari ku gacu twese. Ubwo nabasanga he? Bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete cyangwa se ku mashami yaba ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14. Wabahamagara kuri nimero 07823876 cyangwa se kuri 0782358478 ndetse nikabuga kwa Maisha wahamagara kuri 0782555999. Twebwe The Planet School Service yatangiye mu mwaka wa 2023 ubu turi mu 2025 ariko tugiranije ndabanyeshuri amaje kugenda muri urwo rugendo rwo kuva muri 2023 kugeza muri uku kwa 9 bazagenda n'abanyeshuri barenga 50. Sawa mu Rwanda gusa dufasha, hari n'abandi wenda bo baturuka mu bindi bihugu tukagenda bose tubafasha korera mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateus mu nyubako ya Believe House muri floor ya kabiri umuryango wa 001. Noneho umwihariko wacu mu gukora twebwe umunyeshuri tumukurikirana mu gutangira muri document. Urugero ajya bari gushaka document ariko akaba atazi ngiyi document nayikoreye yo gukoresha application, tumuguiding uburyo ki yabona iyo document. Niba ari passport wenda ashobora kuba atazi uburyo ki ayibona, tukamubwira ati uraca muri uburyo kugira ngo ujye kuri immigration bayiguhe. Niba ari document ya English proficiency nawe tukamubwira uburyo ki azayibona, non criminal record. Ubwo ushinzwe ibya document abagomba nyine kumuguidinga mu buryo bwo ko The Planet School Service turi team y'abantu bagira muri 6 abari mu Rwanda. Urumva umwe abafite icyo ashinzwe ni ushinzwe wa document agomba gukurikirana umunyeshuri, hakabaho n'ubushinzwe application, hakabaho n'ushinzwe visa.